komera Kareme komera iyakirere Karemera muraho mbega ukuntu wabaye cyiza nawe ndabona nazanyashe wambonye mureba isi iki ngiki cyo cyabaye nk'igitimbiri pe ariko ubu narusha Margarita none se Kareme harimo kevati watwihera ka kevati tukinywera ariko tubaguha 500 bya bitatu bivana aho ngaho aya wenda niyo mwami ijana ntari nta kibazo byose Kareme erega niweho wacu zana turipfundurira wana batwinywere mukama nawe akira mukama urumva ukuntu iyi kevati rwose cyane pe cyangwa hari n'urwara ukanyoye nejo bundi nakanyoye warahaje uransiga mukama ntabwo nagusize nakanyoye kuri wa mucuruzi utuye hirya hari naringize ngo uwo mutwe nari kuzawugira nk'ifuni ihamba imbwa ubwo urumva nabigukora naringize Karemera twamwicaniraho uri kumva mukama ntabwo nanjye nabitinyuye witonde numva rero mukama nagatangiye no kungeramo ndumva twanakwitahira pe abo reka tubanze twiginire pe nanjye akanzemwe mukama n'Imana iwe mukama nawe kangezemo mukama n'Imana umucuruzi mukama yagiye mu byara ari njyatangiye no kunyifatira ku rutugu mukama wamubwiraga kwakira hose ni marayika urakumva ino zo kuzukanywera ubuntu unenga wakiwerewe uri marayika se ndicyari warese kucyumfata ku rutugu unese uri marayika uri habuse uri iki ntukamfate yewe ubu uzi duhera iki naka nyene rwose nari mbabara rwose nari mubutse ahubwo kanigende ndumva natangiye no gusinda pe sibyo ahubwo se reka dutahe tuzagaruka oya nyine wowe wagwa kandi ukaza kumushyirira atashe umugabo watagaye igwa Kareme bayi mukama nawe uraza Yazize ese bikonde babinyitambika ni kwa gisaza we konde buzunyitambika ubu ntabwo ndeba ko mve kwa Karemera regakira ndeberanye ku kuntu abaza yasinze witonde kandi hari zahanguriye sema ubagukubise wavuga cyatakaho nawe reka mbanze nkubwire rero ukomeza kunotereza umwana uza kumukoresha uyu mwana uramuha umusanze wicaye aha ngaha muhanda nde ntiwongere kumukora ntututonde kandi urambura yimbwira ngo uranzanira se wanzaniye iki mumbarizo unzaniye iki ishyamba ndi kumwe nawe ni ukuncuce mama ese wamaye ahubwo cyagikoma ko nacyo mwatsiriye muri ya njaga kiriye wese ko wanyweye watuzaniye ibyo mutabimbwira igikoma cyanjye nyibuze ni kambaze nkubwire rero witonde cyakoze avuga ryo gukomba isafuriya niyo twagusigiye gakombe mu kibuno mwambe isafuriya ku ifu niguriye nose ko wayiguriye ukaba wagiyeho kuyidutekera ngo tuyinywe twe twaritekeye mwahene nabiteke cyaso kimara iki cyaso kambaze nkubwire rero urabizi ko njyewe natagiye gusangira inzoga nawe kandi ubizi neza ko agafukari gakeya havuyemo utujagi tubiri twonyine nanyweye kamwe n'igice n'umwana mu igice none se warongera mbigenze umva n'ubundi baravuze ati umugabo unywa igikoma namenye igikomye mu nzu niyo mpamvu nawe ari igicucu hanyuma se ko menye kuje noneho n'iki kibimbwiye kiri kumanwa nuko bikiri kumanwa bikiri kumanwa umva reka nkubwire guhera ubusinze njya kurarana nawe dore rurara nunanukira itabi rungonera uzagende n'ubundi umenyereye uriya mucuruzi wenda uzagenda umuntu ni Karemera umuntu ni Karemera yego ye dore uko yabaye dore uko reba amaso yatukuye yaturumbutse kubera biriya bivuna muheto ongera we cyakefatisha kevati ongeraho kevati urayizi se kandi uzaba ureba ingaruka ya biriya bintu iyihe uzayibona ukuntu ari byiza ubwo uzi burusheti zo kwa Karemera ayiwe we ngo nyamwanga kumva ntiyanze kubona urazi uranunze uri Imana yanjye umva reka mbabwire
yanywa n'itabi nababwiye ngo mujye muyirinywa mugiririrwe saa sita nijoro murye twa tujumba ibyo birabareba niba harabizeho n'ibindeba reka mbanze nkubwire nindamuka ngiye guca inshuro ikiro cy'agahunga harya ubwo si igihumbi mwa ni 500 pa uyagira ye baba